kumana mwubaka urugo rwiza rw'amahoro. Twategereje umunsi w'isezerano ryanyu, none Imana ishimira ushoboje. Nk'uko Imana yashingiye Adamu, niko ibakoreye ubukwe bwiza. Twategereje umunsi w'isezerano ryanyu, none Imana ishimira ushoboje. Nk'uko Imana yashingiye Adamu, niko ibakoreye ubukwe bwiza. Tubifurije imigisha ku Mana, mwubaka urugo rwiza rw'amahoro. Tubifurije imigisha ku Mana, mwubaka urugo rwiza rw'amahoro. Turabibashimiye twese, mweretse abavandimwe banyu twese n'ababyeyi turasaba Imana n'umwana n'umwuka wera kugira ngo amanuke baterane natwe tubonere umugisha mu nzu yawe, ufashe twese kugira ngo tunezerwe imbere yawe. Urakoze Mana ko wumvise gusenga kwacu no kwinginga, nsabye n'izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe n'ubundi korali neguza ihimbaza Imana itwakira n'Imana twese kubaha umugisha. Ushime Mana
Haleluya. Umuvuga nk'abantu tutabanye kandi nabonye Esther yadufashe neza. Abo yafashe neza, haleluya. Abatanyuzwe, haleluya. Abo niko muvuge neza, haleluya. Nitwa Manihetse Venuste, ntuye mu murenge wa Kigembe mu Gahabwa. Nyoboye itorero rya Nyaruteja, ari hashize iminsi ntaboneka, niyo mpamvu mbona bamwe murimo mundeba, ariko esheke nyikuri. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nazanye na sheri wanjye, reka nawe abasuhuza, ariko twari tumaze iminsi. Kwa Gahongayire Marita. Twaherukaga hano 2015, ndumva ukwezi ntakwibuka, ariko naherukaga hano 2015. Urumva narimba kumbuye ubukwe ni bwiza, niko abaririmbyi baririmbye ngo buhuza imiryango. Bakoze rero abageni bacu kuduhuza, reka tubakire abantu mwese mwatumiwe na Yoweri kugira ngo muze kumugaragira muri uyu munsi mwiza w'ibirori bye. Ndagira ngo aho muri muhaguruke tubahe ikaze. Ababyeyi, inshuti, imiryango yatumiwe na Yoweri, mujye tubahe ikaze mu rugo rwa Data. Reka tubakire rero abageni bacu, namwe biyubahira Imana yabahaye akoreye, namwe tubakire. Mwebwe twakomera Imana amashyi. Ngaba abageni baduteranije uyu munsi kuri tariki ya 12, kandi murabona ko baberewe. Twihutishije itorero rya Pentecote ADEPR mu Rwanda, isezeranya umusore n'umukobwa babyemeye. Murabona uko bahagaze imbere yanyu, hari ufite umugambi wo kuvuga ngo ndabyanze. Kera najyaga numva ngo hari ababenganiye imbere ya ritari. Yowe uracyiteguye gusezerana na Esther? Esther nawe nabinyereke, nubwo atwikiriye cyane, anyereke yuko akibirimo. Nimba yumva byanze bigeze hano, tumusubize mu rugo. Uracyabirimo Esther? Rwose n'ikiganza ntakimanika, igihe nikiragera. Hari uri hano wumva buno bukwe butasezerama? Yaba hari wumva butasezerama? Mugabanye ibyuma sinongere kumva senti ivuga. Uyu munsi ni umwanya ngiye kuvuga iminota 30 mwihangane. Muyifunga asigare mikrofone yanyu. Murambura ibiganza, muduhe uburenganzira bwo gusezeranya abasore bacu, umusore wacu n'umukobwa. Usigara ukaraba yabyanze. Bose babizamuye. Mukomere Imana amashyi. Reka mbasabe mwongere mube muciye akabogi, mube muganira, hanyuma tubasomera ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Itangiriro ibice 2, umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Mumvugire ngo amena. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso, ibice 5 umurongo wa 22 hari amagambo avuga ngo, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo namwe mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera, ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya, nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko
turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndashaka ninde ukwiye guteka ko numvise ari Imana itegetse kujya agaburira undi? Ninde ukwiye kugabura? Twese dukwiye gufashanya. Wongere sombe. Haravuze ngo nuko abagabo mukunde, mukuyakuye nimurangiza mugaburira abagore banyu. Ubwo ninde ukwiye kugabura? Ni wowe rero. Ubwo nyine wabyumvise nta bindi. None se yo uko nkuzi nuko nakubonye ko wagiye mu mahoteli menshi no mu maresitora akomeye, hari umugore urabona mu gikoni cya resitora ya hoteli. Hari resitora urajyamo ugasanga hari umugore uri muteka. Habamo abagabo, kuko abagabo tuzi guteka. Niki Imana yadushyiriyeho. Esther, urabe wapimye ibiro byawe, kuko ugiye kubona umuntu ugiye kujya kwitaho. Ibyo mama ataguhaye ugiye kubona ubiguha, akakunezeza, akakwitaho, kuko ugiye kuba urakara ko mu maraye uri igufa ryo mu magufa yiwe. Wabyumvise? Iyo wihereye umunsi no kwita ku mugore wawe. Nimba ubyemeye nta kuvuga byinshi, ubwo urahaguruka ubyereka bano bazo ko wemeye inshingano ugiye kwemera mu kanya. Haguruka neza nkubwire. Wewe wenyine shyira hasi mikorofone. Bibiliya yavuze ngo nuko bagabo mukunda abagore banyu. Ndashaka kukubwira ko hari igihe Esther azaba ananiwe cyane, agutwitiye akabebe keza, bisaba ngombwa yuko umuhagurutse. Hari igihe azarwa. Wabonye umuntu urimo serumu mu buryo bamutwara? Ngaho mutwereke ku buryo niyo yaba arimo serumu itavamo. Muhagurutse nawe wiremereze shawe. Uyu munsi nawe wumve neza. Muhagurutse neza turebe. Ararwaye gira neza ari kubise. Yego. Maze ndore mwese ubu mwamuhaye amashyi n'umugabo kubona azashobora gukuyakuyamo. Uretse kumuhobera se wawe ntabwo ari abowe ntarabyemera. Umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu yombi, ndakubaza wowe Shimiye Imana Yoel ko wemeye kubana na wawe n'Imana Esther ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Nimba ubyemera imbere y'iyi mbaga, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ngo ndabyemera. Ndabyemeye. Akoze cyane. Ese wumvise ibintu yemeye? Birakomeye. Bakobwa mwigize intebe hirya cyane kuko igihe cyanyu nikiragera. Mwigize intebe hirya rwose, mu kanya muraza kugera. Uyu mukeka ku buryo mutawukandagiraho. Uyu ni uwabangaba nyine, namwe ni mubishaka muhite mubwira aba basore ati muve mu byo muri mariko, mubavuga ijambo ryiza. Hanyuma tugiye kumva indahiro y'umukobwa wacu. Nibaguhe mikorofone, shyira ururabo hasi kuri ako kameza baguteguriye. Ndakubaza amagambo ari hano, numva nawe uzabikora neza. Urazamura ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ngo ndabyemera. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu yombi, ndakubaza wowe muhawe n'Imana Esther ko wemeye kubana n'uyu Shimiye Imana Yoel ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Nimba ubyemera, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ngo ndabyemera. Ayo mashyi menshi ariko n'umuyaga rwose. Wanjye ntabwo uzigera utsitara turi kumwe,
nzakumara umubabaro, nzajya nkunezeza. Hanyuma Esiteri nawe yifashe nk'umwamikazi. Bakobwa muri kure mukareba ukuntu Esiteri akanuye ameze neza, nawe wahita ukumbura ibirori byiza nk'iyo. Rwose babyeyi mwabyaye mwifuze kuzajya mubona abana banyu bameze gutya, uwo ni wo mugisha. Ko niko tuzahagarara imbere ya Kristo arimo aduperezanta imbere ya Data wo mu ijuru, avuga ngo ni ukuri mwihanganiye mu isi, mwirinda ibiyobyabwenge, mwirinda intambara n'ibigeragezo, mwirinda amanyanga n'ibisindisha, ngo azaduperezanta tumeze neza nk'uko Esiteri nawe yifashe neza. Ariko mwakomeye Imana amashyi rwose ko hano bimeze neza. Imana yacu ishimwe. Yoweri nzajya mbikora neza, uko niko nzajya mutwara, humura sinza hasi. Imana ishimwe. Hari igihe azaba yambaye kandi bita ngo ni akabodi kamufashe, uzajya ukazamura n'ukugera hepfo uraza ukamanura neza, ega ntushaka ntujye kure yiwe kuko yaraheye yuko ari wowe yiyeguriye. Yego ushaka wongera ukazigura noneho ukajyana inyuma, urakageza hari inyuma neza neza, ubwo noneho ugiye kukazingura, ugiye gutangira kuzingura. Oya kare dore reka nkugire inama, akangaka kari hano noneho uragira gutyo ugasubiza hariya. Ngaho rero Esiteri sinzi utuntu arimo mubwira ngo sheri ngo rantunguye. Hari abagore batagiporotokora abagabo babo. Iyi ni porotokole Esiteri yahawe. Mu porotokole neza nubona kameze neza, no mu maso uhatwereke iryo vara rindi ubishyira inyuma ku buryo mu maso we tuhabona, utwereke uwo wihebeye rwose. Ishyira inyuma neza rwose. Yego kandi ndi Yoweri jyewe nahita muhobera nkamumara ubukumbuzi, nkavuga ngo niwe nari narategereje. Amashyi menshi ku Mana y'ubujiji rero rwose muhobere, ongera umubwire ati ndagukunda sheri wanjye kandi nzagukunda iteka, niwe nategereje. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Ngaho nimurebe imbere barebe uburanga bwayo. Yego rwose. Aha Jewe shimiye Imana Joel, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu muhawe n'Imana Esther ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Esther, ikiganza cyawe hejuru kizamure cyane, nurushaho kimutendekeho gira gutya, mwegere neza, zamura ikiganza. Aha uburyo kigaragara, oya gishyire hano. Yewe Imana Esiteri sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyanwa n'uyu Nshimiyimana Joel ngo mubere umugore dushyingiranwe imbere y'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda, nzamugandukira, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kumubera umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo
uzatangwa kunywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashe. barakoze cyane, bamaze kurahira, ariko amasezerano yose akomezwa n'ikimenyetso. Mumpe ikimenyetso kizashyigikira amasezerano yanyu. Ngibi ibimenyetso: impeta igaragaza urukundo rutagira iherezo, kandi impeta ivuga ngo uwo nari narabuze ndamubonye. Kandi akaba tugiye kumva ko umwe agiye kwegurira mugenzi we ubwe n'ibyo atunze n'ibyo azabona byose. Imana ishimwe. Reka Yoweri atangire yambika impeta y'urudashira sheri wiwe. yewe Nshimiyimana Joel wambitse impeta y'urukundo rusezeranya ko weguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ayo mashyi ariko turagurika rwose zigashaka gukomera Imana amashyi. Ese turagabaye urukundo n'ibyo Yoweri azatunga byose. Ngo dore ikiganza neza abakobwa basore mu birebe aramwegukanye. Imana ishimwe. Esteri nawe ufite umutungo? Ndawufite. Mukecuru yagupangiye n'icyangombwa cy'ubutaka wakizanye mu byangombwa, cyangwa uzagaruka kubifata byose ngo ugomba ugiye kubimwegurira nta na kimwe usigaje. Imana ishimwe. Akira ikimenyetso ugiye gushyira ku rutoki rw'ukunda kugira ngo gikomeze amasezerano yabo. Yewe wawe Imana Esteri twambitse iyi mpeta y'urukundo usezeranya ko ngukunda, umweguriye ibyanjye byose, bihamijwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ayo mashyi murakomera Imana yo mu ijuru. Murakoze cyane, bamaze kuvuga ngo Imana izabafashe gusohoza amasezerano yabo. Ndagira ngo tubasengere. Nimuba muri mu nzu yanyu mugiye kubamo, mugiye kutwereka uburyo muzajya muhamagara Imana yo mu ijuru kugira ngo ibarengere kandi ibafashe. Se muzajya musenga muhagaze, muzajya muca bugufi, muzajya mubigenza gute? Ndagira ngo mutwereke uburyo muzajya mufatanya gusenga, kuko Bibiliya iravuga. Dore Data, iyi miryango iteranye n'ukuri turabasengeye uyu mwanya mwiza uzabigisha mwami mu muti byara mu izina rya Yesu Kristo, ubutunzi bwabo bwose mwami bagirire neza, bamuhisha Data mu izina rya Yesu Kristo. ujye ubashyigikira mwami, amahoro y'Imana aze muri ntungando, urugo rushya mu izina rya Yesu Kristo turarukurikiye mwami, kugira ngo ujye ubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana nyir'ingabo, bashingiye ku ijambo ryawe mwami, turi imbere yawe turabakuranyije mu izina rya Yesu Kristo. Ujye ubarinda mu izina rya Yesu, ujye ubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Ujye wumva gusenga kwabo mwami iminsi yose kugira ngo urugo mwami, haleluya, kuko bavuze ngo urugo iyo tubakira urugo ngo bagubaka baruhira ubusa. N'abana nabo turabasengeye urubakire mwami, kandi ikiganza cyawe cyiza kikiho mwami, bavuze kubyumvise kandi ubikoze byose ubushaka mu izina rya Yesu. Dukomera amashyi Imana yo mu ijuru. Mujyejuru mujye mu ijuru. Pasiteri abashimire ko mwabaye abahungu n'abakobwa beza. Uzabe nyirakuru na nyirakuruza w'amahanga, Imana ikwishimire. Uzabe sekuru na sekuruza w'amahanga, ibyiza byose uzabihabwe. Imana ishimwe. Ndagira ngo uyu mwanya
reka ntongere mbahe irindi jambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 19 umurongo wa 6 haravuga ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Mwese muvuge ngo amena. Uyu munsi kuri iyi tariki ngewe Pasiteri Maniretse Veniste kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda peri nemeje ko kuva uyu munsi Nshimiyimana Yoweri abaye umugabo wawe n'Imana Esther, kandi ko wawe n'Imana Esteri abaye umugore wa Nshimiyimana Yoweri. Nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya isezerano ryanyu. Uwiteka abarinde, abamurikishirize mu maso he heza, abagiriye neza. Uwiteka barebe neza, abaha amahoro. Mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibahe. Hanyuma ndagira ngo Yoweri atambuke usinyire yuko ubaye umugabo uyu munsi isezerano ryawe, kandi urebe imbere, bagufotora urebe imbere, bazakubone. Reba imbere neza uburyo ubura rwose bakubone. Yego yego yego. Hanyuma Esther nawe ngwino usinyire ko uyu munsi ubaye umugore wa Yoweri. Zaca bugufi ubura amaso bazabona uburanga bwawe. Yego. Hanyuma uzababaza ngo byagenze gute, muzambaze nanjye yuko nababereye umugabo wo guhamya ibyanyu. Imana kwishimire, ubaye umugore wo mu itorero rya Sabusaro. Nawe sinya nsabe papa wawe nawe naza abisinyire Munyantore. Tambuka nawe uzusinye ko umukobwa umunsi utanze, ndetse na babasaza. Uwiteka bishimire, nanjye umugabo wo guhamya ibyanyu. Imana ibahe umugisha. Yongera usubize mugenzi wawe noneho yabaye umugore wawe. Ushyireho ukuremo n'ibirarane byose. Hindukira baguhobere rwose neza, mwishimane rwose. Murakoze cyane rwose. Hari abagabo baheruka guhoberana gutya bari imbere ya pasiteri, usigaye uhura n'umugore wawe ngo mwiriwe, ariko iyo babonye ukuntu umuhobeye imvi zizarinda ziba uruyenzi, ukimubwira kugira hano sheri wanjye, sibyo? Niko bashakanye basuhuzanya. Nguyu umuteguro rero wose twavuze, amasezerano yanyu yose ari kuri uru rupapuro. Muzarwereka abuzukuru, abana banyu n'abuzukuru banyu, mubabwire ngo kuri itariki ya 12 Uwiteka dukoreye ibikomeye, kandi mu byuma by'abahungu bizaba birimo. Mufate mwese uru ni urwandiko rw'umutsindo w'abasore n'abakobwa bitwaye neza. Imana ibishimire, Uwiteka abahe umugisha. Amasezerano yanyu nayo hereza amarena kubikire.
hereza marene uwo mutsinda. Esther na Yoweri, igihe umwe azajya ateshuka ku nshingano, ngiyi indahiro mwarahiyeho, ndi umugabo wo kwihamya nayisinye namwe mwayisinyiye. Ku itariki ya 12 za buri mwaka mujye mwongera murebe yuko urukundo rutaracuyuka. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire kandi banezeze muri byose. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingirwa kwanyu. Ndabashimiye mwebwe mwese mumfashije gusohoza ino nshingano, mubikunze mwishimye mwaha Imana amashyi ko tubirangije neza. Imana ibahe umugisha. Aba basore, aba bageni bashya, kugira ngo muzamure ibiganza biriho impeta, ariko muzitunge hejuru, muzamure ibiganza biriho impeta, mwereke abasore n'abakobwa ngo turagitsinze rwose. Hanyuma nimuragiza mu bapepere mu basezere, mu bapepere mubabwire ngo mwihangane, yatugiriye neza namwe izabagirira neza. Zamura ikiganza bapepere Esther, mubabwire ati mwihangane, imbere ni heza, Imana ibishimire. Ndagira ngo twihutishije banzanire igiseke. Yewe aba bagabo bari hano bakeneye kugutera inkunga. Esther ntabwo ari burye umuceri wa kigori, ntabwo ari bunarye za nyama zimwe bakata zo ku kiro, ararya koroyiro cyangwa ifi, sibyo? Cyangwa umureti special. Aba bagabo n'aba babyeyi bagutera inkunga se? Bagutera inkunga? Mwigize hirya ntiyakire inkunga z'abana. Giza hirya mutambuke muhagarare hariya. Umwanya uracyari wanjye, mushyiriremo indirimbo ivuga ngo amasezerano yose uko Imana yeza. Imana ibahe umugisha. Karibu karibu.
turekera aho umuziki nawe ubutaha urumuri rero mudusinziriye neza aho muri nimushyiraho indirimbo yo kunezererwa umugeni hanyuma abashinzwe kubara batugezeho ituro twagenera abageni bacu.